Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Rutunga bagomba kwishyurwa imitungo yasahuwe bashyira mu byiciro bitandukanye imyitwarire y'ababasahuriye imitungo muri jenoside. Rudakubana Jambe na Karake François Xavier barokokeye jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Rutunga. Ubona nk'urugero ushaka gusanga umuntu wenda bamwishyuza nk'ibihumbi 10, numva mu myaka 23 akaba atarabasha kuyishyura, bigaragara ko nta bushake. Hari n'abagaragara wenda ko nta bushobozi bafite, bagiye bagendera muri icyo kigare cyo kwica no gusahura, uno munsi bakaba nta bushobozi bafite bwo kuba babasha kwishyura. Abo ngabo ariko nabo ubona ko nabo ikibazo kirimo, hari abagiye babasha gutera intambwe bagasaba imbabazi, abo ngabo ubashije gutera intambwe agasaba imbabazi bamubabarira, ariko ubona ko hari n'uwigira ntibinde bakicekera gusa akumva ko hari igihe bizarangira. Hari abagize ubushake kuko bwo kwishyura, intambara ikirangira bagenda basubiza iby'abandi, abandi aho inkiko gacaca ziziye nabo bagira ubutwari barishyura. Aba barokotse jenoside basaba ubuyobozi ko bwashyira imbaraga mu kwibutsa abarebwa no kwishyura imitungo basahuye ko bafite inshingano bagomba kurangiza. Abadashoboye kwishyura nibura ngo bakegera abo basahuriye imitungo bakabasaba imbabazi. Ngira ngo icyo nasaba ubuyobozi buduhagarariye ni ukubasha guhuza impande zombi, ari abiciwe ari n'abishe, niyo ubushobozi bwo kwishyura butaboneka, kuko urumva mu myaka 23 turiho kandi ntago tubeshejweho n'ibyo twishyuzaga. Urumva rero abantu babashije guhura bakaganira, bagasabana imbabazi n'ubundi ubuzima bwakomeza. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo buvuga ko abagomba kwishyura imitungo basahuye basabwa kwishyura ku neza, batabikora uko hakazitabazwa amategeko. Mbere Bahiziremo Chrétien umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Rero ndagira ngo Abanyarutunga mbasabe rwose ni mugerageze mujye kwishyura ibyo abandi twangije, mu byishyure ku neza, hatagombye kuzamo gukoresha amategeko cyane mu buryo kandi ubwo ni inama turi kubagira. Nibinanirana hazakoreshwa amategeko kandi muzabyishyura. Ku rundi ruhande ariko hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bashyira mu majwi abahoze ari abayobozi mu nzego z'ibanze mu murenge wa Rutunga kuba baragejejweho amafaranga yishyuwe n'abasahuye imitungo muri jenoside ariko ntibayageze kubagenewe. Iki ni ikibazo nacyo basaba ko cyakurikiranwa vuba. Abayobozi bamwe bigeze kubaha bagiye abishyura bakishyura ariko ntibayageze kubo agomba kugeraho. Nacyo ni ikibazo kiri hano, ndumva kizwi mu murenge ndetse n'akarere karabizi. Hari umukozi wirukanwe kubera iyo mpamvu, hari n'undi n'ubungubu muri no minsi baturotse, ariko ubwo ajyana amafaranga y'abantu. Hari abarokotse jenoside bavuga ko kuba abasahuye imitungo yabo batagaragaza ubushake bwo kwishyura cyangwa kwegera abo basahuye ngo babasabe imbabazi ari kimwe mu bisubiza inyuma ku buryo bukomeye inzira y'ubumwe n'ubwiyunge yari imaze kugerwaho.